ngitararimburwa ngintambara ngidashobora kurangira. Nawe unyumvira aba bantu aba nabahutu nakarigani Mbunji. Uyu nguriye to nakarigani Mbunji Mbunji Karungi yamaze kwemeza ahamaze gufatwa ubwo karagatsiko kikoma mu gatuza hari ibyo ishingiye ku muryango muri niko za dynasty zubakwa. Urumva nyine civil society organization mu Rwanda zararangiye, hasigaye imbuto nyine, hasigaye na Unity Club. Ibijyanye na politiki ni Kagame n'umwihariko we, niyo bagenda kuvuga ni wakoze ibingibi. Ibyo ni uko biteye. Icyazaba adahari rero uwo nguwo wundi niwe ugomba kumusimbura. Ariko hari ibintu bimwe bijya bitangaza no muri za Unity Club n'ibivugirwamo. Harya uvuze ngo abangaba bakoranaga na Habyarimana, nimagaruke muvuga ibyo mwakoraga, uwe azatubwira ryari ibyo bo bakoranaga na Habyarimana mu muryango we. Azabivuga ryari kuvuga ibyabyeyi babayemo, we azatubwira ryari ngo nawe azicare hariya atubwira ati nanjye umuryango wanjye twakoze ibingibi dore ibyo twakoze nuko byageze. Kandi amaraporo narayasomye General Kayumba, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo wenda ni ibintu byo kuwugira. Embassy y'u Rwanda yari mu Burundi bajya bamaze gutsindwa baragiye nta n'icyo banatwaye, amaraporo yose yasigaye hariya. Abagiye muri ambasade amaraporo barayazanye, twarayabonye twarayasomye. Yes, yarayasomye. Nabo bonyine hari n'abandi nk'ababiri bose. Niba uvuga uti abangaba bakoranye na Habyarimana bakwiye kujya ahangaha bakisobanura. Wowe ntabwo tubizi ko namwe mwakoranaga na Habyarimana. Niba ukorana na Habyarimana cyari icyaha ku muntu wese wakoranye nawe, bakoranaga nawe namwe mwajyana namwe mukavuga ibyanyu. Yego rwose. Ariko mwavuye muti Burundi mwaje hariya gute, byagenze gute, kugira ngo nabyo bizasobanuke. Kuki abo muhuje nabo ibibazo bo bajyana bakavuga wowe muvuge, kandi nawe ibyo byose namwe mwari mu birimo. Aho rero bijyanye byo kubibyubare uburari, gasanga umuntu hari arashaka kujya guhumiliating abandi bantu. Umuntu aravuga ngo vayo ngo uvuge ngo mwatsinzwe, ngo kuva mu Mutara ngo kugira Nyakayaga ngo kugira ngo gihari uvuge ko mwatsinzwe. Ibyo ntabwo birimo magini n'imite. Umuntu n'igihe mwabyumvise rero, ngira ngo ibi byose musanzwe mubizi, ariko narabwiye hari igihe kizagira urugamba Imana yo ikarurwana. Ibi mvuga nuko mfite akanyamuneza gakomeje kwigaragaza. Baravuze bati batabahutu bazagenda baryanire ngo mu icupa nk'isanane. Uru rugamba n'urw'Imana. Iki ni igihe kuvuga nti abakurambere bacu batangiye gukora, bari gukora. Ndavuga abakurambere bacu bakayibanda bagitera babica mu mpaka, bari gukora. Wese rwanya kandi bagiye bati wewe nawe usagenda abakurambere we nimera Imana yo mwijuru, ariko abo bantu niyo bahaye ubwenge kugira ngo bikure kuri shiku umujishi ndetse n'ikiboko hafi rero kugira ngo dusangire aya makuru ndetse meza cyane. Ubu aka kanya ndagira ngo mbabwire nti mwinjire mwese, babwira nti reka dushimire mwese mwabanye natwe dutangira kugira uyu munsi. Niba tujye guhera ku ngingo yacu ya mbere, ariko ndamanza mbasabe mbabwira nti nyaboneka mbashimira mwe mwese mwakanze sabone. Reka twinjire ku kiganiro cyacu rero tudatinze. Bakunzi baturwanya kandi n'akarengane wacu TV, reka amasodo mbifurize amahoro y'Imana. Ngiyewe tonetse nk'ibisanzwe uje kubaha amakuru atari ivumbi ndetse n'umukugugu. Nkuko mwari muri kubyumva rero, ndagira ngo maze nsuhuze mwe mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda, muri yagereza idasakaye ndetse n'abandi bari hirya no hino. Mwese mwanga akarengane ndetse mboro umwanya wo gusuhuza muri ndamuka yacu ngira nti nimugire Imana yo mu ijuru. Mvuga nti mugire gakondo, mugire ubutaka, mugire ubutabera ndetse mugire Republika. Kandi iyo utagira gakondo ntabwo ufite igihugu ndetse ntacyo uba ufite. Cyambere nuko bafite ubutaka. Iyo ufite ubutaka ufite igihugu, iyo ufite ubutaka ufite gakondo. Utagira ubutaka bwacu, ubutaka bwacu twambuwe tugomba kuburwarira ndetse tukarabumenera amaraso. Ubwo rero wowe udafite ubutaka, wowe ubusorera
karagatsiko kagusoresha amafaranga y'umurengera umunsi ku munsi batisora. Ese urasorera iki? Batereka da bati ni wa musoro ngo wa runari. Ni runari abantu basora kuko uwo musoro ntubaho nta nahantu no muri Amerika mva ngo batanga imisoro burya ngo bagira amatagisi bo bagenera abantu bafite ubwo butaka bwatwawe na leta. Hari abari ikintu babaha ako gatsiko kamabandi kibye abantu kakabacuza rwose kakamucuza utwe ngo utange imisoro. Ibyo nibyo tuba tuti ni mwibohore mugire ubutaka mugire gakondo mugire repubulika mugire igihugu cyanyu kandi mukigwanire mukimenera amaraso. Aho rero nubwo ni buri muntu wese mwibuke ko wazarendo aricyo gisubizo ku bantu mwese muvuga muti wenda hari itara ryarasa wenda hari akanyenyeri kacana natwe bikatugeraho. Ako kanyenyeri gira uruhare mu kukatsa nawe kagucanire. Ubwo ratwihute ntago ndi butinde mbabwira nti mwebwe mwese rero muje mwicare kandi ntago turi butinde. Karibu ku bantu mwese muri hirya no hino hatandukanye. Karibu ku bantu bo muri Iraq muri Congo Brazzaville. Karibu ku bantu bari muri Amerika muri Aziya Oceania ndetse n'Uburaya. Karibu cyane mube hafi kugira ngo dusangire aya makuru atari butinde. Ndahera ku ngingo yacu ya mbere. Kugirwa mbere icyo manza gusaba abantu woni Kayumba wabwiraga Kagame avuga ati ubwira abahutu ngo bajya gusaba ngo baze bavuga ibyo bakoze we kutavuga ibyo wakoze. Warihishe uracuza wambura ubutaka usabura bank n'abari hirya no hino uragenda ukajya kubakubita amafuni n'amasasu wowe kutaza ngo bivuge kuki utabivuga wowe ukaza urumva ngabandi ngo bazajyana mu macupa nk'isanane namwe igihe kirageze ngo musubiranemo muvuge ibyo mwakoze ni mubivuge kuko niyo mutanabivuga n'Imana izavuga nimutanavuga n'amabuye azavuga. Reka rero tuvuge tuti nibura General Kayumba ndabizi benshi muri bushimishwe n'ibyo rw'ryenzanye ariko nibura hari icyo yavuze kandi gikomeye. Nibura ni impamvu yo gupfundura. Turamusaba ko n'ibindi byose yabivuga rwose agashyira ibintu ku murongo nk'umujenerali nibura akavuga ubwicanyi bwakozwe na zira nkotanyi. Reka njye mbabwira abantu bajye batanga n'imbabazi. Nizo mbabazi ntago tukanya kado zitanga reka dasi nyuzitanga ariko uzanazisabe ni uzanazisabe ndakeka ko Rudasingwa azisabye ndetse n'abandi bagenda bazisaba basaba bari mu gihe n'ikigera abahutu n'abatutsi nibona ari biri ngombwa urumva cyangwa se boroherezwe kuko burya na Bibiliya n'Imana imbabazi razitanga ntago ari byo zisaba uzimusaba uzimuha cyangwa uzimusabira nako nari ncishijemo ntaje unyumva nabi maze turwanya kandi mvugisha ukuri kandi nanga karengane gusa abantu dukeneye ubutabera mpora mbivuga nti ubwo butabera nanjye ngomba kuba ndi hafa kugenda rero ku ngingo yacu nihuse ntago nshaka gutinda. Ndamaza sabe abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda mwese ndasaba mu bwoko bw'abatutsi kwihutira kwitandukanya n'ingoma ya Karinga. Abo mu bwoko bw'abatutsi mwarokotse mwacitse ku icumu ndabasaba umunsi ku itariki ya karindwi zo kwa karindwi kwitandukanya na FPR inkotanyi mukitandukanya na Kagame n'umuryango we mukitandukanya. Ibi mbabwira ni inama ndi kubagira nka turwanya kandoye. Ndabasaba kwitandukanya n'iriya ingoma y'igisuti, ingoma yica, ingoma ihotora, ingoma ishimuta, ingoma irema ibyaha, ingoma ifite za safe house Gikondo, ifite za safe house hariya za Kami, izifite Kabuga hariya hepfo urumva kure mu konera icyuma aho hose hari ama safe house hariya Kariye ndahazi n'ahandi. Ndabasaba kwitandukanya ndetse na za Nyarutarama kwitandukanya n'iyo ngoma. Abatutsi mwarokotse muri mu gihugu mudakorana karagatsiko k'indatwa kaje kabasanga hari ndabasaba kwitandukanya aho muri hose nyaboneka. Igihe kiraje umuntu avuga ati se ibyo byaje ndabwira nti turwanya kando narabivuga ni mwitandukanye ni witandukanye n'ingoma y'igisuti. Hari bizagaragara ko witandukanye ariko igihe ugikorana nayo urayitiza umurindi. Ni mugerageze buri wese mwitandukanye n'iyi ngoma Karinga, iyi ngoma ya runari, iyi ngoma yamaze abantu. Ubwo nasabaga ngo bwoko bw'abatutsi kwitandukanya nayo kuko hari impamvu Imana igiye kuza guhemba no guhana. Ntago ni inama mbagira. Hari abantu mwahize imihigo muri 1994 mugahiga imihigo ngo muti rwose Imana niturinda muti rwose tuzakora ibi tuzayikorera tuzakesengero tuzihana ntituzashinja ntituzayitatira. Ariko abantu benshi bazakwaga ko bijanditse ntago ari mwese
ariko uzi ko atijanditse, wamaze kubona akababaro k'abahutu, wamaze kubona akababaro k'abatutsi bicwa, ba Kizito, ba Karasira, ba Ntamuhanga, uriya urwariko rwa bene Gakara, aho bose baba hati, urumva ba Nyamihirwa, abo bose n'abatutsi bagiye bicwa n'ingoma Karinga, n'abana banyu n'abana bacu n'abakuru bacu, abo bose n'abantu bagiye bicwa, uyu munsi barakicwa, uriya mugabo ufungiyemo hariya Mushayidi, abo bose n'abantu bari mu gihome, n'abayidamange, abo bose n'abatutsi. Urumva, ndasaba umuntu wese ufite umutima wa kimuntu kwitandukanya hakiri kare, kuko araje ntazatinda, kandi igihe gisigaye nicyo gito. Dore ni iminsi ikorwa ku ntoki, turwanya Kandoyi, wowe utazitandukanya ndagukarabye nutitandukanya birakureba. Twagiye twigendera ku yindi ngingo, twagiye kugira ngo u Rwanda ruve mu kaga, ngo igisubizo ngo ni ukwiyahura, ngo ni ukwiyahura ku Burundi. Igisubizo ngo kugira ngo u Rwanda ruve mu kaga ngo ni ugutera Burundi, bakavanaho ingoma ya CNDD-FDD. Ariko ibi bintu icyo nkundira Imana ni uko abarundi mu bisi, iyi nama yamaze gutegurwa, yamaze kwanzurwa, bemeje ko kugira ngo barwane na DRC ku mugaragaro bayitere, bagomba gutera ubundi nk'agagu gatoya bakagafata. Iyo mbivuga abantu bagatatu rwanya Kandoyi, bati wowe, bati urivugira, baturashyushya ibintu, bati wowe uragira ngo ndababwiza ukuri kugira ngo karagaze ko mukagira amahoro, ngo nuko CNDD-FDD igomba kuvaho. Barabivuze, amarikodi ndayafite, njya nyashyiraho, mwese murabyumva bakunda ibiganiro byanjye. Uburundi turabukunda, ni igihugu kivugisha ukuri, ni igihugu cy'abagabo, ni igihugu cy'agakarengane, ni igihugu gifite imbonerakure zireba kure zikareba umwanzi zikamukubita imboni. Ariko icyo mbabwira mwongere mwugare, harababwira ngo urundi rwugaye. Na Habyarimana yari yugaye. Ndabwira ko rero ubu gahunda, imbaraga zose ziri kwerekeza ku Burundi. Ariko reka nshimire Burundi, kareka mashimira kabisa, salute coup de chapeau. Hari igikorwa mwakoze umusibejo cyo guhahamura agatsiko, ndavuga nti nabera mbonye ibi. Kurasa bariya basogosi bakabarasa aho bari hose, ku buryo n'igihumeka cyitwa umusogosi cyasigaye kirwaye impumbu. Utarabaye ikiragi yarasaze. Ejo bundi hari ubwo bigabizaga ngo bagiye kwataka bazari hariya ngo point 0, bakamanuka ngo mu kibaya ngo manza ngo n'izo ngabo zitaswe. Aho niho nemereye ko Umurundi ari umurwanyi. Ariko kandi intambara yahindutse ni ukwejyana i Burundi. Twizere ko nta jambo dukeneye kumva ngo muteye umutunguwe, nkuko umushinga naye bivuze, nyiricyubahiro Ndayishimiye ati banyura mu Bugesera, ati twe tunyura mu Kirundo. Ndimba ari muri essence yabivuze, banyura mu Kibira, mwe munyura mu Kirundo, ni mu Kibira. Ubwo rero aho mwitege ko icyo gitoro gishobora kuza. Nkiraho rero katwigira ku rugamba, kuko mfite amakuru y'urugamba, nubwo natangiye gutyo mfite ingingo ngiye kubaguraho z'urugamba. Uyu munsi ubu tuvugana ndavuga ku ntambara zakomeje kuba gaterera nzambanga hari muri teritwari ya Fizi, cyangwa se aho bita mu Minembwe. Ariko noneho mpereye muri Fizi, ndahera ku muvugizi w'ingabo hariya muri Sud Kivu, uyu yitwa Lieutenant Kariga amaze kwemeza, yagize ati mwirinde propagande z'umwanzi. Akomeje kuvuga ko ngo hari aho yafashe ndetse ajijisha abakongomani n'abarundi n'abandi batuyikiye twe mwese. Ndababwiza ukuri ko itangazo rigiye hanze ni ibice byari bikomeye ndetse umwanzi yifuzaga, bityo amaze gukora propaganda. Twebwe nka FARDC dushize itangazo hanze ryemeza ko aha hakurikira hari mu maboko yacu, ndetse twamaze kuhisubiza. Ibindi ari amagambo. Ahitwa Kashamata, Kimete, n'ahitwa Buhene. Ntabwo ari Bushene, ni Buhene.
ahitwa Kashamata, Buhene, Kimete, aha hose hakaba hamaze kwisubizwa na FARDC. Ibi kandi nyuma yo kwisubizwa na FARDC hari abandi bakomeje kurira bari inyuma y'aka gatsiko. Ibi rero ni inkuru kwishimirwa, umuntu wese ubabwira ko haba hari ikindi kintu kirenze icyo cyaba kiri gukorwa cyangwa se baba bafashe indi mihana, haba ari ukubeshya. Aha kandi mu Minembwe muri teritwari ya Fizi, ahitwa Mirima, aha naho FARDC ikaba naho yamaze kuhafata, ndetse ahangaha FARDC nabyo yemeje ko aho hose ihafite. Ni kuvuga ngo FARDC yo nako RDF ubundi ifite gahunda yo iri kubeshya abantu ko iri kuvuga ngo yafasha ahitwa Baraka, Fizi, Mirima, ndetse aha hose abasogosi cyangwa se RDF iragenda ikwiza propaganda ko yahafashe, ariko ibi byose ni ukubeshya. Ntaho yafashe, nta naho yigeze ifata, ahubwo ni propaganda zo kubesha. Ahangaha rero nkuko mbivuze, babandi mwese murimo kumbwira ngo ibice byinshi mwongeye kubifata, ntago ariko bimeze. Aha hose hafitwe na FARDC. Icyo bavuga ngo Baraka bayifashe, ndababwiza ukuri ko Baraka ntago inkotanyi zigeze zifata Baraka. Ibyo bari kubabwira ni ikinyoma cyambaye ubusa, nta Baraka bigeze bafata. Aha naho ni ikindi kinyoma cyo guhakana kandi nkubitira kure, mbabwira ko rwose hataza kugira ngo hagire utwarwa n'amarangamutima ngo Baraka yafashwe. Ntago Baraka yafashwe, ibiri kuvugwa ni ukubeshya. Aha muri teritwari ya Fizi, aha buvuga ngo bavuye Baraka ngo bajya Fizi baragenda bagera hitwa Mirima, ntago ariko bikuri. FARDC yemeje ko ibi bice byose ari ibyayo, ndetse yamaze kubyisubiza. Ntago umwanzi yigeze anabihagararamo kugira ngo abitindemo. Ndahita nihuta nge ku bahutu babiri, uwitwa Evode Uwizeyimana ndetse n'umuhutu witwa Nduhungirehe. Aba bahutu bose bakomeje kwimonogoza, barimonogoje cyangwa se bari kuritsira ko FARDC ngo itararimburwa. Babandi bakarya babo bakomeje kurwana intambara zidafite impamvu zo kurimbura ubwoko bwabo, bavuga ko ngo bagomba kurimbura ngo FARDC, ngo FARDC ngo niyo FDLR. Ibi ngibi nagiye mbivuga, mwihangane gato, nagiye mbivuga kenshi. Umuhutu wagiye kugambana agatsindwa n'Imana, umuhutu wagiye kugambana ngo ntibashobora kwemera ko ngo FARDC igumaho, ngo igisubizo nk'abajyanama ngo ni ukurimbura FARDC. Mbibutse ko uyu Uwizeyimana ari senateri, akaba ndetse uyu nguyu bari kumwe Nduhungirehe ari FDLR wanayishinze, ari mu bayishinze, niwe wari umukuru wayo wayivugiraga witwa icyitwa Riri. Aba bose mbabwira ni abahutu. Urumva uwashinze FDLR arahari muri politike, uyikuriye mu rwego rwa gisirikare. Ndavuga uyu nguyu rwarakabije nawe ari mu gihugu. Abo bose n'abahutu bari gutanga izo proposal zo kujya gutsimba abakongomani ngo barimbure FARDC, ngo FARDC ngo noneho ngo FDLR ngo ni FARDC, ngo ntago watandukanya FARDC na FDLR. Ngibyo n'aba bahutu bari kubivuga. Niyo mpamvu nsaba abantu mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda kwitandukanya na FPR inkotanyi no kwitandukanya n'abo bahutu. Abo bahutu FPR shize yarabwiye ubu tuvugana FPR ikeneye kurwanisha abahutu kurusha uko ikeneye kurwanisha abatutsi, kuko imbaraga isigaranye n'abahutu bashobora kwihagararaho. Niyo mpamvu Kayumba yavuze hari ibintu muzadusobanurira abantu mwari kuri leta yo hambere, ngo burya Kayumba yabivuze ngo Kagame ngo yakoranaga na Habyarimana ngo na Nyiramongi, ngo hari amabanga bafitanye bakoranaga. Ati se nabyo bivuge, ati ntabakoranaga, ahubwo atubwire ayo mabanga Kayumba. Ati ntabakoranye nabo kubarusha. None se koko murabona abahutu atari bajya kurimbura abantu? Koko ibaze kuri televiziyo y'igihugu Evode Uwizeyimana kuvuga ngo FARDC ngo igomba kurimburwa kugira ngo FDLR ngo irimburwe. Urumva ko nabwiye abahutu bose ni bantu bose babita FDLR. Muhaguruke mu rwanda intambara yanyu, kuko ntabwo bishoboka FPR ntimuzagira amahoro ikiri ku butegetsi ikiyoboye
abakongomani nta mahoro bazagira, abandi nta mahoro bazagira, kandi bazashyira imbere abo bahutu binda. Ntabwo ari abahutu bose, nta n'abahutu babatumye. Aka ni agatsiko k'amabandi gakorana n'akari agatsiko k'amabandi, nk'uko Kayumba avuze ngo Nyiramongi ngo yakoranaga ngo na Habyarimana, ngo bakoranaga n'iyo leta, ngo bose bari bamwe. Ibi bintu ndashaka abantu bo kuri regime yo hambere babaye muri buriya butegetsi ni mu nk'ukuri, kuko nimutampa ukuri Kayumba ari kuvuga ibintu bikomeye ugasanga ahubwo twebwe turi mu rushusho. Niki bakoranaga? Nyiramongi yakoranaga na Habyarimana na Kagame, byavuzwe na Kayumba. Kandi rero bashinze iyo leta, no bashinze izo nkotanyi, baba ngo barakoranaga. Urumva yunze mu rya Tito. Ibi bintu rero ndasaba abantu mwahoze muri leta yo hambere guhaguruka iki kinyoma mukakivuga. Nimba ari ikinyoma ni mukirwanye, nimba atari ikinyoma kandi muvuge muti ni ukuri barakoranaga bose ni bamwe, ubwo interahamwe n'inkotanyi zarakoranaga. Dukeneye ukuri kuzuye kugira ngo nuko tubasha kurwanya iyo ngoma karinga. Reka mbashimire ndagaruka kandi mbabwira nti like yawe ni ingenzi, wewe wayibagiwe, kandi nshimire buri mwese mutahwema kwagura umuryango wanyu u Rwanda twifuza ndetse na turwanya kandoyi. Bye bye, turagaruka mu yandi makuru ari imbere hano. Bye.